twongeye kubaha ikaze kuri channel ya Story Behind. Nk'uko rero mumaze kubimenyera, mama muri kumwe nanjye Liza McDowell. Reka tubasuhuze tubifuriza ibyiza, tubifuriza imigisha y'Imana, twifuza ko mwahaha ndetse mukaronka. Abatameze neza intebe biraza kugenda neza cyangwa se bizagenda neza kuko Imana niyo nkuru. Reka nshimire mbere na mbere abakoze subscribe, like ndetse na share ndetse na comment, tubashimira cyane cyane, tubifuriza amahoro y'Imana, tubifuriza imigisha myinshi iturutse ku Mana. Kandi n'abatarakora subscribe, like cyangwa share, twabasaba ko niba mukunda ibiganiro byacu bya Story Behind ko mwadukorera subscribe kugira ngo mujye mubikurikirana ibiganiro byacu gatanu kuri gatanu. Muri kumwe nanjye rero Liza McDowell. Uyu munsi nkaba nabakoreye icyegeranyo, nkaba nabakoreye tukaba tugiye kuganira ku ngeso zirindwi z'umugabo cyangwa z'umusore muri kwitegura kubana. Nubona izi ngeso yewe mukobwa ngiye kukubwira kandi ukabona zitazahinduka cyangwa adashaka kuzihindura, umva nyirazo rwose uzahite umureka. Buriya turabizi twese ko urukundo buriya ni ikintu cyiza mu buzima bwa buri wese, ariko iyo rwanze urarureka, cyane cyane iyo ubona ubukunda bitavamo pe, urabyihorera aho kugira ngo ujye ukomeza kurwana. Kuko n'ubundi abantu iyo bakomeza gutongana cyane, bashwana cyane, ntago n'ubundi biba birimo biragenda neza muri relationship yabo. Ntabatindiye rero, reka mbagezeho ingeso zirindwi z'umusore. Uwo musore wenda niko swat aba ameze, ariko wenda hari ingeso zihinduka, ariko nubona burya umuntu udahinduka ngo ntago aba ari muzima. Rero izo ngeso wowe nubona zidahinduka, yewe mukobwa, ikintu nakubwira, ikintu nakugiraho inama ni uko wahita ukuramo akawe karenge ukikomereza, ndetse ugashaka undi muntu mukomezanya ubuzima bw'urukundo. N'abatindiye rero, ingeso ya mbere ni ingeso y'ubuhehesi. Ingeso y'ubuhehesi ni ingeso abahungu benshi na benshi bakunze kugira cyane, ariko nubona umusore mukundana ari umuhehesi, umva wa mukobwa we rwose uzahita umureka, uzahite umuvaho. Kuko niba hari ikintu cya mbere bariya abasore bazi ni ukwiyitaho, mbese bahura basa neza, bazi kuvuga utugambo twiza, kuko baba bazi icyo umukobwa ashaka, umva baba bazi icyo umukobwa akeneye. Icyo cyo barakizi cyane, abaza amagambo yakubwira akagukurura hamwe akagushyira ahandi. Umva ikizakwereka rero uwo musore ni uko ibiganiro bye byose abaganisha mu kuryamana, nta kindi kintu kizima cyangwa kiganisha ku iterambere ryanyu mwembi uzamwumvaho. Kandi iyo mumaze kuryamana uramubura, mbese uhita umubura, kuko urumva nta kindi kintu muganira, iteka bashaka muhure, muryamane, muhure, nta kindi kintu, nta wundi mushinga. Rero iyo mumaze kuryamana uhita umubura, cyangwa ukabona nyine niyo utamubuze wenda ukabona asigaye akuvugisha ukundi kuntu, urumva akasaka kuvugisha ari wowe ubigizemo uruhare. Urumva niba ari ukumuhamagara, niba ari bonjour ya mu gitondo ni wowe ugomba kuyimuha, niba ari bonne nuit ya nijoro ni wowe ugomba kuyimuha. Kubera iki? Ni ukuvuga abantu ubundi iyo bakundana barafatanya, niyo waba uri busy gute. Twese reka hari ikintu tugomba kumenya, twese kuri iyi si dufite amasaha 24, nta muntu ufite amasaha arenze 24, nta n'ufite ari munsi ya 24. Bivuze ngo rero ni prioritaire. Umuntu iyo atari prioritaire yawe uhora umubwira ko nta mwanya ufite, uzabicunga umuntu nawe udakunda. Uhora umubwira ngo ndaza kuguhamagara, wafunga frigo ukamubwira ngo ndi gufunga frigo ngo ndaje ngo uhamagare. Icyo ngicyo ibyo byose cyaba ikibazo, ariko mu by'ukuri umuntu ukunda, umuntu uha umwanya, niyo waba wikoreye isi n'ijuru, umushakira umwanya mukavugana, umushakira umwanya
mbese muhora wumva ushaka ko muvugana gusa. So ubwo rero uwo mutipe nubona atakikuvugisha, atagishaka kumenya ibyawe, atakiguhamagara mwamaze kuryamana, jya uhita umenya ko ari ku muhigo, aba arimo arashaka kugukurikizaho undi mukobwa wo kwishimana nawe. Mbese wowe icyo aba ashaka ni ukukugira igikoresho cye, kandi uzirinde gukora ikosa ryo gutega umuhehesi inda wibwira ko aribwo azatoza, kuko nimumara kubana nibwo iyo ngeso izarushaho kwiyongera umunsi ku munsi, bizakomeza bigende. Mbese reka nkubwire, ntuzakore erreur yo kuvuga ngo ugiye gutega ngo mutipe ngo inda umfasha. Ahubwo wowe inama nakugira, nubona bikomeje gutyo, nubona atakwitayeho, ibyo byose umuntu utagukunda uramubona, uzahita ugira uzahita ukuramo akawe karange umusezere, kuko azaba ari ku muhigo, azaba afite abandi bakobwa nabo yabonye agomba kugira ute kuryamana nabo. Ingeso ya kabiri rero ntabatindiye, umusore utazi gufata icyemezo. Umusore utazi gufata icyemezo ni wa musore uhora guhisha mu bantu, ntiyerekane ko akuzi, cyangwa ngo abyerure avuge nyine ko mukundana, haba mu nshuti ze cyangwa n'ahandi. Mbese agahora guhisha, wamubaza ati se urabona ibyacu bigana he, ukabona nta gisubizo agufitiye, akajya ahora akubwira ngo reka ngo tube tubihaye akanya, mbese ukumva nta gisubizo kizima umukuraho. Uwo musore rero mureke, ntimuri kumwe niba koko ushaka umuntu umumarana igihe kirekire, kuko ubwo bwoko bw'abagabo bitinya kandi batinya kumaramaza, mu by'ukuri uba ubona yishimye ko muba muri kumwe pe, aba yishimye ubona ko muri kumwe, aba yishimye ko mukundana musohoka, ariko ukabona nushaka kuvuga ibintu by'igihe kirekire rwose n'ejo hazaza hanyu, ukabona ari kubihungira kure, mbese umeze nk'uri kumwicira ibyishimo bye. Ubundi bakunze kubita abangizi b'igihe abo batipe babita abangizi b'igihe, akwangiriza igihe, akwangiriza umwanya. Abo batipe babiri maze kukubwira izo ngeso, cyangwa ubwo bwoko bw'abasore babiri maze kukubwira, umva nubona bameze gutyo uzahite rwose ubareka, uhita utandukana nabo. Ingeso ya gatatu rero, ba basore bakunze kwitwa ihungu ya mama. Voilà, reka ngaruke kuri aba basore. Aba basore baba bashaka ko umera nka mama wabo, kandi mu by'ukuri ntabwo bishoboka. Mwa basore mwe namwe mujye mwumva abantu, ntabwo umuntu amera nk'undi, buri wese aba afite umwihariko we, buri wese arihariye. Rero iyo utangiye kuzana kwerekana ko umukobwa cyangwa umugore washatse atameze nka mama wawe, uba utangiye kuba ikibazo, uba utangiye kuvanga abantu. Kandi nanone iyo wa mukobwa we, reka nkugire inama, uyu muhungu iyo asanze utameze nka mama we nk'uko abyifuza, nk'uko atamukora nk'ibyo mama amukora, kandi ntabwo bishoboka. Ni hahandi wa mukobwa uzatangira kuba ikibazo, ukaba uri aho utazi umwanya wawe ndetse n'uwa mama wawe. kandi deja Bibiliya yarabivuze, yaravuze ati uzasiga so na nyoko usanga uwo mwakundanye. None yewe musore, niba utashye ugasanga umugore wawe, kuki wumva ko umugore wawe yamenya guteka nka mama wawe? Ntabwo bishoboka. Niba umugore wawe ateguye ibyo kurya ntubirye, ntabwo ibyo bintu ari byo. Wa musore we, icara utuze, wagiye gushaka usize mama wawe, kandi nta nubwo mama wawe ari umugore wawe. Menya ko mama wawe ari mama wawe wakubyaye, umenye ko n'umugore wawe ni umugore wawe, mwamenyanye mukuze, mwashakanye mukuze, hari imico itandukanye mwese mufite, kandi mugomba guhuza. Mushobora kudahuza, ariko niyo mpamvu kubana ni ukwihanganirana. Rero nutangira kujya gukompara mama wawe n'umugore wawe, wa mugabo we, uzaba urimo urakica cyane, uzaba uri gukora erreur ikomeye cyane. Menya iby'urugo rwawe, hanyuma n'ibya mama wawe bibi bya mama wawe ku ruhande, kuko ndakeka nawe mu rugo rwe wowe utajya nawe
kumutesha umutwe cyangwa se ngo umubwire ngo bimeze gutya na gutya. Hari ababyeyi nabo baba bameze gutya, ababyeyi b'abamama, yego, ugasanga umubyeyi w'umumama aratesa umukazana we, aramutesa nta mahoro. Wa mubyeyi we, aha abana amahoro bubake, kuko uzabona undi umuryango se gute? Urifuza abuzukuru, urifuza abuzukuruza, uzababona gute se kandi utesanya? Ariko kandi mugerega ntimugakorere mwishyira gusa, ngaho tekereza nawe uwo mukobwa uri gutesa, niba warabyaye umwana w'umukobwa, ibaze nawe uwo mwana w'umukobwa umunsi yashatse nawe bakamutesa nk'uko umutesa, bakamugira nk'uko ugira abakazana bawe. So mwababyeyi mwe rwose, niba umusore aba yahisemo uwo akunda, niba umusore aba yahisemo umukobwa ashaka, nta mpamvu n'imwe yo kumumwangisha, nta mpamvu n'iyi n'imwe yo kwivanga mu rukundo rwabo, surtout iyo uwo mukobwa utamuzi cyane cyangwa se nta kindi kintu kibi umuziho. Ubwo rero ni ubwoko bwa gatatu bw'abahungu, abahungu bakundana na ba mama wabo cyane. Ntabwo njyewe mbujije abana gukundana n'ababyeyi banyu, ariko ibyo ari byo byose muba mugomba kugira aho mugarukira. Ntabwo mama wawe ari umugore wawe. Niba ufite mama wawe ukaba ufite n'umugore, menya kubatandukanya kuko buri wese afite inshingano ze. Reka tujye ku ngeso rero ya kane. Ingeso ya kane ni umugabo ufuha cyane. Uwo mugabo ufuha, hari abagabo bafuha cyane, agafuha ugasanga abo ni bamwe mu bagabo usanga bagukontorora muri buri kimwe cyose, mbese nta guha agahenge. Ugasanga agomba kumenya umuntu mwavuganye, akantu kose agomba kukamenya, aho wagiye, abo mwahuye, ibyo wambaye, mbese ugasanga akuri inyuma. Sinzi ukuntu nabyita ko niko nabyita, kuko ahora kuri inyuma buri kamwe kose, abakazi, uba umeze nkaho nyine nta burenganzira ufite ku buzima bwawe, kuko nawe uba uri umuntu mukuru kandi muba mwarahuye mukuze, uba ufite inshuti mwamenyanye mbere yiwe, kandi izo nshuti ntabwo ugomba kuzicikaho kubera umugabo. Ukabona no kujya guhura n'umuntu wenda wo muri famiye, n'urugero, agomba kumenya ngo ninde, murahurira he, kuki mugiye guhura. Rero iyo ubonye ameze atyo, akubihiriza ubuzima, ukibaza se uri mu rugo, uri muri gereza, mbese uhora wigengesere. Rero iyo ushakanye n'umugabo nk'uyu, uba ufashe ibyishimo byawe byose ukabimuha. Ni nko kuvuga ngo nzajya nishima ari uko wowe wishimye basi, kandi ntabwo bigomba gushoboka. Kuko se ugomba guha umuntu ubuzima bwawe mbere, guha umuntu ubuzima bwawe mu biganza bye, mbese ukamukunda cyane, ukamushimisha kuruta uko wishimisha. Kandi buriya gukunda umuntu ukiyibagirwa, nayo njyewe nyabara nk'amakosa, kuko niba ubundi utikunze, tuzi ko ubundi mbere na mbere nta muntu ugukunda nk'uko wikunda. Ubundi iryo ni ikosa, kuko nta muntu ubaho n'uyu n'umwe wagukunda nk'uko wikunda. Iyi si buri wese arikunda, iyi si buri wese akurura yishyira, iyi si buri wese amenya ibye, iyi si buri wese aba afite ahantu ashaka kugera. Nta wundi muntu rero uzakwitaho cyangwa se aguhe umwanya nk'uwo wowe ubwawe wakwiyitaho. Mbere na mbere banza wikunde, mbere na mbere banza kuko kutikunda bitera trauma, bitera depression. Kutikunda bitera ibibazo byinshi cyane. So rero uyu mugabo, iyo ufashe ubuzima bwawe ukabushyira mu maboko ye cyangwa ukabushyira mu biganza bye, ni nko kumubwira ati okay, noneho umugabo mwiza, nuzajya wishima nzajya nishima, nubabara nzajya mbabara. How comes? Ntabwo ibyo ngibyo bibaho. Wowe ubwawe ugomba kumenya uburenganzira bwawe, as long as uba wujuje inshingano zawe, as long as utamuca inyuma nk'uko abitekereza. Kandi iyi ni indwara ikomeye, indwara yo gufuha. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu afuha cyane, hari n'ibindi bintu akora birenze by'amakosa, kandi icyo nacyo kandi ugasanga ni ikibazo gikomeye. Ntabwo ni hahandi usanga umuntu ufuha, murasohotse mugiye nko muri restaurant, urugero, ukubitanye n'umusore mwiganye, atumva umutipe niba muganira akabona muraganiriye muhuje urugwiro, atangiye guserera, atangiye kumena amasahani muri restaurant, atangiye kubita abantu b'abandi muri restaurant.
wapi, ntabwo ibyo bintu bibaho, ntabwo ibyo bintu rwose umfasha, ntabwo ibyo bintu rwose umutipe mwana yanjye, mukuru wanjye, murumuna wanjye, uwo mutipe ntabwo namugushyigikira, muhunge wigendere, ikomereze urugendo rwawe, shaka undi muntu uzakuryohereza ubuzima, shaka undi muntu mwuzuzanya, kuko umutipe ufuha ashobora no kukwica. Njye nigeze gusoma agastori, umugabo yafuhiraga umugore we cyane, noneho yakora nk'ikosa gutya akaza akamukubita, bwacya mu gitondo umugabo akazanira umugore indabo, cyangwa nimugoroba akamuzanira indabo akamubwira ati pardon chérie, nakubabaje, naguhemukiye, ariko umbabarire, ntabwo bizongera. Umugore yabaye aho muri ubwo buzima yihangana kubitwa, hanyuma uwo mugore yari afite inshuti ye iramubwira ati nyamara izi ndabo bakuzanira bamaze kugukubita, hari umunsi tuzazikuzanira tuzishyira ku mva yawe, kandi ibi byose uzaba ubyiteye mu gihe wanze guhunga uno mugabo ukurikiye izi ndabo za buri munsi agukubita akaza akaguhereza izi ndabo, hari umunsi tuzazishyira ku mva yawe. Ntabwo byigeze bitinda rwose, ntibyafashe nk'imyaka nk'ibiri n'itatu, umuhungu yakubise umugore we, umugore we arapfa pe. So umukobwa rero umushuti we aratekereza avuga ati ibi bintu nari narimubwiye koko nk'uko babivuze, indabo baje bazishyira ku mva ye. Urumva rero gukomeza wihambira ku bintu bitari bushoboke, en plus umuntu uba ufite ingeso nk'iyo yo kurwana, yo kugira ute, no, ntabwo. Niba ubona umugabo wawe agira amahane ku rwego rwo hejuru rurenze, umva uwo mugabo, niba uzi ko nta kindi kintu gishobora kumukalma, uwo mugabo mutandukane, kuko sino ashobora no kukwica. Who knows, ashobora kukwica, wabona ari rwo rupfu rwawe. Mureke ibintu byo gukomeza wikurura ku muntu ngo nyine ngo baranseka. Njye simbabwiye ngo musenye, ariko niba ubona ko ibintu byanze, bireke inshuti yanjye, bireke, ntabwo ari itegeko, bireke. Abagabo ku isi barahari, uzabona umugabo mwiza ugukunda. N'abatindiye rero, reka tugere ku ngeso ya gatanu. Ni ingeso y'umugabo udakunda gukora kandi adafite amafaranga. Uyu mugabo udakunda gukora kandi adafite amafaranga, uyu mugabo atera umujinya. Uzi umugabo uzabyuka mu gitondo, wowe mugore ukabyuka ugakaraba, ukabyuka ukambara neza, ukajya ku kazi, ugasiga umugabo mu buriri aryamye, akabyuka nka 3 saa 4, akanywa icyayi rwose, agafata breakfast imeze neza, yarangiza akajya muri televiziyo, agacana televiziyo akareba, agascrollinga Instagram, TikTok, X, YouTube, mbese ari muri scroll, wagira ngo ni Mr Scrolling. Ntago rwose ibyo bintu ari byo. Umva, uyu mugabo udakora nawe mureke. Umugabo udakora ariyenza, umugabo udakora ahora nyine afite akuse. Abatipe nabo baransiza, yewe wa mugabo wirirwa mu rugo udakora, we nta nubwo ubona ko usuzugurwa. Buri munsi urujyaho ibyo umugore yavunikiye, buri munsi. Kuba umugabo ntabwo ari ukwicara mu rugo ukagereka akayaguru ku kandi. Kuba umugabo ntabwo ari ukwambara ipantaro. Kuba umugabo ni ugufata responsabilité, icyo bita inshingano. Fata inshingano zawe. Umugore afite inshingano ze, wijya kumugerekaho inshingano zawe n'inshingano ze, ntabwo bishobora gukunda n'ukuri kw'Imana, kuko deja n'Imana yaturemye mu buryo butandukanye. Yaturemye, yaranivugiye ubwayo ko umugabo aba agomba gukora, agakorera urugo rwe. Yewe mugabo uzarya wiyushye icyuya, nawe mugore uzabyara unaniwe, uzabyara bikugoye. So ujya gufata inshingano rero zawe ngo ujye kuzishyira ku mugore, ubwo se waba uri iki muri make? Ntabwo waba uri umugabo. Umugore aragira kubyara ababaye, ajye no gushaka no kwiyuha akuye. Yewe mugabo, haguruka ukore, ujye gukora, ushakire amaramuko urugo rwawe. Fata responsabilité, kuko deja wagiye kujya gufata icyemezo cyo gushaka, wari ubyizeye neza ko hari ukuntu uzabigenza. So wijya kurushya rero umwana w'abandi, wijya kurushya umwana w'abandi, wijya kumutesa. Shaka ikintu ukora, haguruka, va mu rugo, genda, ntukajye wirwana n'abana muserera murwanira imigati. Reka rero ntabatindiye tugere ku ngeso ya gatandatu. Ingeso ya gatandatu ni umugabo uhora guca inyuma. Uyu mugabo uhora guca inyuma we ni urundi rwego. Uyu mugabo uhora guca inyuma ni indika. Hari ukuba noneho hari ukuguca inyuma, it's okay. Hari ukuguca inyuma ariko
ugahora ubibona, ugahora umufata. Ni uyu munsi wabonye nde message ya nde? Nabonye message ya Alice. Uyu munsi wabonye message ya Cynthia. Uyu munsi wabonye message ya Claire. Uyu munsi mbese ugahora ufite abagore bagukikije muri make. Bon, so ibintu rero umugabo nk'uyu rero aryana mu mutwe. Umugabo nk'uyu aryana mu mutwe, mbe umugabo uhora guca inyuma, iyo ni ingeso kandi idapfa gushira. Ntabwo navuga ngo wabona umugabo utaguca inyuma, birashoboka ko wamubona, biranashoboka ko abenshi nka 90% cyangwa 99% rwose baca inyuma, ariko umugarega umunyacyaha n'uwafashwe ntuzarebe n'umujura. Iyo umujura nk'iyo yibye ahantu bakajya bahora muri quartier bamukeka ariko bataramufata, arabigarama akavuga ati mwari mwamfata, ariko umunsi yafashwe nibwo azitwa umujura, kuko umunsi yafashwe nibwo ajyanwa kuri polisi, umunsi yafashwe nibwo ahanwa cyangwa nibwo akubitwa, ariko atarafatwa. Ayo ni amagambo gusa. Rero nakugira inama, umugabo wawe rwose niba ahora guca inyuma, umva nicyo kintu cya mbere kibabaza abagore, nicyo kintu cya mbere mu mateka nabonye kibabaza abagore. Umugabo umuca inyuma bibabaza umugore cyane, buriya wamukorera ibindi bintu byose, ariko rwose umugabo usangira n'undi mugore, umva ntabwo abagore iyo ngingo ntago bayemera. Rero niba ubona umugabo wawe aguca inyuma cyane bikabije, uwo muntu mureke, kuko nakomeza kuguca inyuma cyane, icya mbere cyo harimo risike nyinshi cyane. Icya mbere ni ukujya wirirwa uzitegura, nukomeza kumwihanganira uzitegura kujya urera abana bo mu gasozi, uzitegura kujya urera abana utateganyije kandi batari abawe. Ikindi ashobora kujya kuzanira ibirwara arakwangiza ubuzima. So nukomeza kwihanganira uwo mugabo uguca inyuma, rero uzihanganira izo konsekanse zose. Ngaho abantu utazi aho bava, ngaho iki n'iki, ngaho ibirwara, usanga wisaziye nabi kubera iki? Kubera umugabo uhora guca inyuma. So rero umfasha, niba umugabo wawe waguca inyuma ukabona byararenze, inshuti, nakugira inama yo kugenda ukava muri urwo rugo, cyangwa se niba murimo murafiansanya, umva ukaba umufasha inshuro zitabarika. Uwo mugabo mureke, uwo musore mureke. Nicyo kintu, niyo nama nakubwira. Irukanka, kuko hari ibintu azakuzanira ntubisiporte. Hari izo ndwara za sida azakuzanira ntubashe kubyakira, hari izo ndwara zindi zo mu mibonano mpuzabitsina azakuzanira kandi ntubashe kubisiporta. Rero nakugira inama ko wahita ukuramo akawe karenge ukiyirukira, kuko nta mugabo rwose, umugabo waguciye inyuma cyane yarabigize akamenyero, nyuma hazazamo ibindi bintu kandi bigoye kandi bizakubabaza kuruta uko wari kuba waragiye mbere hose. Ingeso ya 7 rero ni umugabo utazi gufata inshingano. Umugabo utazi gufata inshingano ameze nka wa mugabo nyine n'ubundi udakora. Umugabo udazi gufata inshingano ni umugabo mbese ugasanga ikintu cyose ntago arabanza akabaza umugore, se tubigenze gute, se wapi? Umugabo utazi gufata inshingano, umugabo utazi kwita ku nshingano ze, uwo mugabo aragora cyane rwose. Niba wa mugore we cyangwa wa mukobwa we urimo urafiansanya n'umugabo utazi gufata inshingano mu buzima bwe, nakugira inama ko uwo nguwo atari umugabo, ahubwo ko bibaye byiza wamureka ugafa. Buriya umugabo nuzi gufata inshingano, umugabo nukora, sibyo? Umugabo burya iyo afata inshingano, iyo azi gukora ibijyanye n'inshingano ze, ntabwo uwo mugabo arambirana. Umugabo udakora nawe, umugabo ukora nawe, iyo ari umugabo ukora ntabwo arambirana mu rugo. Abagore bafite ukuntu bateye, abagore bakunda guteteshwa, bakunda no guhabwa buri kimwe cyose. Ni ukuvuga ngo ushobora kuba wowe mu rugo umugore n'umugabo murakora, c'est bien, ariko nagira ngo nkumenyeshe ko yewe mugabo, ayo mafaranga y'umugore wowe ntago akureba. Ayo mafaranga y'umugore ni ay'umugore ku giti cye. Ntuzanagire ikibazo ngo nurangiza utangire ngo uvuge ngo umugore ngo arahari ngo nzakora ibi ngo nawe akore ibi. No, kora inshingano zawe nk'umugabo,
ntugatinye inshingano. Utinya gufata inshingano ariko kandi aricyo waremewe, nicyo wazaniwe hano ku isi kugira ngo ufate inshingano. Ubwo rero iyo utangiye, bivuze ngo amafaranga y'umugore ni ay'umugore ku giti cye, ariko wowe mugabo amafaranga yawe ni ayawe, ni ay'umugore ndetse ni n'ay'abana muzabyara. Ibyo rero iyo ubyakiriye hakiri kare biragutegura, ukamenya ko uri umugabo ugomba gufata inshingano ndetse ukanazubahiriza. Rero izi nizo ngeso 7 z'abasore cyangwa se abagabo nabateguriye, bitavuze ko n'abakobwa cyangwa abagore bari perfect cyangwa se ari intungane, oya, kuko namwe nzabazanira, yewe musore nawe nzakuzanira ibintu 8 biranga umukobwa umeze ufite ingeso zitari nziza. Nawe nubona ufite umukobwa ufite ingeso zitari nziza uzamugendere kure. Izi rero nizo ngeso 7 nabashije kubategurira. Ubutaha nzabategurira ingeso 8 z'umukobwa. Nawe nubona uwo mukobwa umeze gutyo uzamwitondere. Mwakoze cyane kubana nanjye, mwakoze cyane gufata uyu mwanya wanyu umutwumva. Reka mbashimire cyane, nshimira abakoze subscribe, nshimira abakoze like ndetse na share. Imana ikomeze ibahe umugisha, ibyo mukozeho byose bironke, akazi kose mukoze karonke, mbese kagende neza. Mwari kumwe nanjye Liza McDowell, mugire ibihe byiza. Bye, ciao ciao.